munyemerere tuganire kuri Dr. Nicholas Kokaris washinze Pi Network yitwa Dr. Nicholas Kokaris. Ni umugereki, akaba rero afite ubumenyi mu bijyanye na computer science ndetse n'ibijyanye n'ubukungu, nawe ko ari rwiyemezamirimo. Akaba rero yarashinze Pi Network mu mwaka w'ibihumbi 2019. Dr. Nicholas Kokaris yavutse ku itariki 19 rero z'ukwezi kwa gatatu mu 1984, avukira ariya muri Antene mu Bugereki, mu murwa mukuru wa Antene. Uyu Dr. Nicholas rero akaba yarakuriye ahitwa suburb of Grifada, aho rero yari umwana mutoya. Uyu Dr. Nicholas rero yahoze n'undi afite intumbero yuko yakora ibijyanye na computer ndetse na technology. Dr. Nicholas rero yaje kujya mu bijyanye na computer science, ari nabyo rero yaje gukomerezamo muri kaminuza ya Stanford hara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yaragiye rero yigayo ibijyanye na computer science, aza ko ya impamyabumenyi ya PhD ndetse navuga ko yayikuye Stanford, akaba yarayikuyeyo rero mu Nicholas akaba yaratangiye ibijyanye na business study ndetse na computer science, aho rero byatumye afasha kubona PhD muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kaminuza Stanford University, aho rero yakomeje akora ibijyanye na computer science. Dr. Nicholas akaba ari umuntu ushoboye kandi wizerera mu bijyanye na technology, ikoranabuhanga ndetse no kuzamura imbuga nkoranyambaga binyuze rero mu ifaranga ikoranabuhanga rya cryptocurrency, aho rero yashyizeho cyangwa se yagerageje gukora uburyo bwa cryptocurrency, ariko noneho cryptocurrency ikaba yarijeje noneho gutanga umusanzu ku kibazo cyari gisanzwe gihari, kuko abantu bamayiningaga bitcoin bakoresha ibyo bita proof of work. Rero Dr. Nicholas we yazanye ibijyanye no kumayininga bidatwaye imbaraga nyinshi, bidatwaye umuriro, bisaba ko bidasabye ko ukoresha ama hardware, kuko ubundi iyo bamayiningaga bitcoin akenshi bakoreshaga mashini z'ama hardware zigatuma rero zitwara umuriro mwinshi cyane. Biza gutuma rero Dr. Nicholas atekereza icyo gitekerezo nk'umuntu w'umuhanga nyine wari ushatse kuzana agerageje kuba yazana ikintu gishyashya kitari gisanzwe mu ruganda rwa cryptocurrency. Ni Dr. Nicholas yaje gufatanya n'uwitwa Change the Phone, akaba rero baratekereje nyine umushinga wo kuba bashyira hanze ifaranga koranabuhanga ari ryo Pi Network. Ni ifaranga rigeze muri faze ya enclosed mainnet isatira open mainnet, bivuze ko abantu bari mininze bategereje kuba bagera kuri stage ya nyuma yo kuba batangira kuricuruza. Ni ifaranga miningwa n'abantu barenga miliyoni 60 ku isi yose, abo baturutse mu bihugu birenga 220. Urumva ko rifite abantu benshi cyane. Kuri Play Store ya ifaranga cyangwa se iyi application yabo ya downloadizwa n'abantu barenga miliyoni 100. No kuri App Store nifite abantu benshi bagiye bimaninga, bivuze ko ifaranga koranabuhanga ryiza cyane. Riramutse rigiye ku isoko ryaba ari ifaranga rya mbere rimaninzwe igihe kinini kandi rikaba rimaninzwe n'abantu benshi. Abamwe batekereza ku bijyanye n'agaciro. Hari community yitwa GCV, Global Consensus Value, ikaba yo rero yarafashe agaciro ka Pi mu mibare. Pi ifite agaciro ka 3.14.59. GCV rero yo yafashe 3.14.59 ikuramo akadomo kari hagati ya 3 na 1 kugira ngo bahita bavuga ko izaba ifite agaciro k'314.59. Gusa ntabwo biremezwa na community ya Pi, kuko igaciro k'ifaranga kagenwa agaciro k'ifaranga kaba kagenwa na core team cyangwa se imiterere y'isoko. Bivuze ko rero ntabwo twavuga ko Pi Network izagira aka gaciro tugendeye uko community ubwayo ntabwo leta
itekereza ko agaciro kazaba ari 314. Ikiba gisigaye rero ni ugutegereza ko timu ya P bakaba batangaza total supply, bakaba batangaza ingano y'ibyo bagiye gutanga, n'ubwo coin bagiye gutanga, ndetse ibyo ngibyo nibyo bigira uruhare mu gaciro ka Pi network. Pi network rero igeze mu byo twakwita closed mainnet isatira open mainnet, bivuze ko umuntu wamayininze P akaba atarakora KYC, akaba atarakora migration, akaba ari muri tentative. Ni igihe cyo gukora cyane kuko open mainnet iyo yegereje, bivuze ko abemerewe nibo batangira kubona kuri benefit y'iryo faranga. Niba rero uri mu bapioneer ukaba uzi ko utemerewe KYC, ukaba uzi kiri muri tentative, ni igihe cyiza cyo kugira ngo ube warekarama icyo kibazo cyawe mu gihe hataratangira open mainnet. Nshimiye buri wese wakoze subscription. Imana ibarinde mukomeze mugubwe neza.